I love you so much, dear. Wow. Umukobwa arakobwa, umusore akajya gushaka amafaranga afata credit akaza gutanga inkwano iwabo bategetse wabo w'umukobwa bategetse bakavuga ngo nishimwe ry'umubyeyi yuko yareze neza. Ese nge wabyaye umuhungu aje gusaba avuye iwawa yarezwe na leta singe wamureraga. Umugabo kera yakubitaga umugore akajya abaza ngo ariko uyu mugore n'uwanjye naramukoye. Amategeko araza ngo kumukwa n'ibiguha ububasha bwo kumuhotera, ariko ihene waguze uyiguriye mu isoko si uhitamo ikizakora. Yesu urayibaga cyangwa ukayorora. Kuki umugore watanze iby'ikiguzi ngo azi iwabo wagera amategeko akagaruka kuwutegeka akakuvuga ngo mureshya kuki? Ubwo rero bakora icyo kiguzi kugira ngo icyo kintu ntabwo nyine kiri mu muco abakuru ntibacyemera, ariko kuko umuco urakura. Umukobwa arakobwa, umusore akajya gushaka amafaranga afata credit akaza gutanga inkwano iwabo bategetse wabo w'umukobwa bategetse bakavuga ngo nishimwe ry'umubyeyi yuko yareze neza. Ese nge wabyaye umuhungu aje gusaba avuye iwawa yarezwe na leta singe wamureraga. Umugabo kera yakubitaga umugore akajya abaza ngo ariko uyu mugore n'uwanjye naramukoye. Amategeko araza ngo kumukwa n'ibiguha ububasha bwo kumuhotera, ariko ihene waguze uyiguriye mu isoko si uhitamo ikizakora. Yesu urayibaga cyangwa ukayorora. Kuki umugore watanze iby'ikiguzi ngo azi iwabo wagera amategeko akagaruka kuwutegeka akakuvuga ngo mureshya kuki? Ubwo rero bakora icyo kiguzi kugira ngo icyo kintu ntabwo nyine kiri mu muco abakuru ntibacyemera, ariko kuko umuco urakura. Ubuyobozi bukuru bw'ishamba cimeza rya Kibira buramenyesha ko hari imyanya y'akazi ikurikira: gukona ingwe no gukinisha ibyana byazo, koza no gushitura intare imyondwe no gukinisha ibyana byayo, kwagaza imfyisi no kuzigisha gusomana, gukama imbogo no kuyihanagura. Umushahara wako kazi akaba ari $1,000,000 ku kwezi. Menya neza: icambere, umukozi ntabwo amenyerezwa akazi. Icya kabiri, kirazira kubaza irengero ry'uwo wasubiriye. Kigira gute? Kirabura. Kwirengagiza bene wanyu mu bitangirira he? Ni gute wirengagiza bene wanyu bigakunda?
nshuti zanjye, iki ni icyaha Imana izabaza abantu, kugeza ubwo abasore basigaye bajya gukodesha abapapa n'abamama basa neza. Mama wanjye ni umukecuru, papa yakutse amenyo kandi papa ntajya abaseriye. Rero umuntu nkanjye umaze kurangiza amashuri, inkumi y'umukobwa isa nanjye, ko mba gushaka ikintu cy'ikimama gisa neza cyo ku rusengero, ku buryo umumama aseka ukabona abagabo bakomye amashyi rwose. Uwo niwe ugomba kungira uruhande, tugashaka umusaza usa neza w'umusirimu. Ubu hari ubukwe usigaye utaha ukabona bene wabo n'umugeni n'umukwe bari inyuma barimo baravuga bati basaza b'umukobwa, ukabona barimo barabacomora hirya hano intebe zifunze babuze aho baca. MC yarangiza ati bidutinza, abiganye n'umugabo kandi bakorana nawe, ukabona baraje babahaye ijambo rwose. Bene wabo barimo kuvuga dufite ako tuvuga, urukweto rurahengamye, oya mwakererewe mwitukereza. Basore muri hano nimwishimire bene wanyu. Papa wawe nibyo afite mu kanwa hasa nabi, ariko haturutsemo inama zatumye uba umugabo. Mama wawe nibyo arashaje ndetse afite iminkanya.